ibintu turimo kubona by'utubari ariko noneho reka mbanze mbabwire ku cyagaragaye cy'uriya mugeni hariya ahantu mwabonye hari hoteli wenda gukoreramo ubukwe irenga ku mabwiriza yakira abantu mu buryo butari bwirafungwa nyiri hoteli arangije abajyana mu rugo iwe bajya gukorerayo ubukwe urumva nyiri hoteli ubu baranafunze ariko urumva hari ibintu bimaze gufata indi ntera ngira ngo namwe mugomba kugira ngo mwumve n'aba bantu bose babyibazaho babyumve yego ejo bundi twerekanaga abantu 50 basengera mu ngo ngira ngo nyakubahwa gavana yabivuze icyo tugira ngo rero tuvuge ni iki abantu nibirinde kino cyorezo abantu nibareke kudohoka covid irazwi ingamba zirazwi uko abantu bitwara barazwi bigomba kuba bizwi ibyo basabwa birazwi biranditse nta nubwo ari uko ngo nibyo umuntu yitekereza biranditse nibabikurikize rero hasigaye bareke inzego zibishinzwe zikora akazi kazo ariko abumva batera inkunga nibatera inkunga babwira abaturage kureka imyitwarire mibi umuco uvuga wa ahubwo umuco umuvuga wa wacitse nuwuhe wagize ikibazo yambaye agatimba kanzu y'umweru ni umuntu ukwiye kugira abonye ngo haba habaye ikibazo bayimwambuye ariko mu gihe yambaye kandi ari umunsi w'ubukwe bwe niba umuntu bamufatiye mu bukwe yambaye agatimba polisi ntiyakamwambuye none se ikibazo cyawe ni iki nge ntekereza ko byaba bibi polisi mwambaye agatimba ariko none reka tunabisobanure twabivuze twatangiye tubivuga abantu nibareke amarangamutima nta kurobanura ubwo ntusanga niduhura warenze ku mabwiriza ya covid-19 wambaye iyo karuvate ntayikwambura nibwo naba ndenze ku mabwiriza ntabwo uri kwambara uko wambaye ugakurikiza amategeko ngiye nkakurikiza amategeko